hariho n'abandi bagiye basobanukirwa imbabazi z'Imana bakabikora bafite intego, bakavuga ngo nidukora iki ngiki harabiki. Yesu aramubwira ati, mubyeyi tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Icyo ababwira cyose mugikore. Luka ibice bya 9:51. Titi iravuze ngo abasamariya bima Yesu icumbi. Nuko iminsi yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye, ziragenda zijya mu kiroro cy'abasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Twongere kandi dusome muri Yohani ibice byaho 2, umurongo waho wa 4 ndetse n'uwa 5. Nimba yahageze yadusomera cyangwa se ngasoma. Yesu aramubwira ati, mubyeyi tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Icyo ababwira cyose mugikore. Nkuzana ijambo rivuga ngo tumira Yesu aze mu buzima bwawe. Mbabarira ubwire mugenzi wawe mwicaranye mubwire ngo ndakwinginze imbabazi z'Imana, tumira Yesu aze mu buzima bwawe. Gutumira ni ikintu cyumvikana, sibyo? Umuntu ashobora kugutumira akabwira ngo ngwino, yamara kugutumira akakubwira ibintu by'amatiku, ibintu bidafite iyo biva niyo bijya, akuzimuza cyangwa n'ibindi bintu. Hari n'ushobora kugutumira akagukubita nk'urushyi bitewe n'ukuntu yabishakaga, sibyo se? Hari n'ushobora gutumira wamutumiye uzi ko umukeneye ubufasha, akakubwira ati ntafitiye. Ariko amahirwe dufite nuko dufite umurengezi, iyo twamutumiye tukamwemvita akaza mu buzima bwacu agatunganya ibintu byose. Ubu uri umukobwa, ube uri umumama, ube uri umusore, ube uri umugabo, ndakwinginze kwibaza z'Imana, tumira Yesu mu buzima bwawe. Nutumira Yesu mu buzima bwawe uzabona impinduka, uzabona impinduka zikomeye. Tumira Yesu mu buzima bwawe. Bibiliya itwereka abantu benshi bagiye bagira uruhare mu gushaka uburyo babona ubwiza bw'Imana. Hari abagiye babikora bakabikora mu by'ukuri kubera umutima Imana yabahaye wo kugira neza. Hariho n'abandi bagiye basobanukirwa imbabazi z'Imana bakabikora bafite intego, bakavuga ngo nidukora iki ngiki harabiki. Hakaba undi muntu ushobora gukora imirimo myiza akabona Imana ije mu buzima bwiwe, akabona ubutabazi kubera yuko yakoze igikorwa cyiza. Abo bantu baratandukanye. Reka ntangire ku mugore umwe w'umushenemukazi. Uriya mugore yari umugore ufite umutima wo kugira neza. Ujye ugira umutima wo kugira neza. Yesu nashimo cyane. Ujye ugira umutima, ujye ugira munsi yo zituma wagira neza, wavuga neza, wakora neza, watanga, wagabura ibyo kurya. Nyabuneka ujye ubikora
Yesu nashimwe cyane. Ujye wumva wagira neza umuntu, kandi umuntu ugira neza si uko aba afite ibintu byinshi, ahubwo nuko afite umutima wo kugira neza. Umuntu ashobora kuza hano akavuga ngo akareba hano muri rusengero akabona hari ikintu kibuze, akuba afite umutima wo kugira neza. Umuntu ashobora kugera iwawe mu rugo yahagera akavuga ati ariko ndumva binyanze mu ndumva ukeneye umwambaro akira umwambaro, ukeneye igitenge akira igitenge. Hari abantu bafite umutima wo kugira neza, Imana ijye ibaha umugisha. Hari abantu bafite umutima Imana ikunda wo kugira neza, atari uko babingiye gukora, ahubwo kuko bafite umutima wo kugira neza, umutima w'imbabazi. Umugore w'umushene mu kazi yari afite umutima wo kugira neza, abona abagaragu b'Imana, arababona batambuka, aravuga ati aba bantu bahora bajya gusenga umunsi ku munsi n'icyuya, badafite ukuntu bakuramo imyenda ngo baruhuke, ngo akababona umunsi ku munsi. Elisa na Gehazi uko batambukaga umunsi ku munsi bagenda ngo abwira umugabo we, aramubwira ati mugabo wanjye mwiza, ndakwinginze aba bantu b'Imana tubahe icumbi, bakora bije kubwo gukorera Imana. Haleluya. Uzi umuntu ukora bije akigomwa ibintu byose yari afite agakora bije kubw'inyungu z'Imana. Nimba ujya uhagarara ku inyungu z'Imana, ntabwo Imana izagukuramo aho ngaho. Haleluya. Akora bije aravuga ati dukore bije, tubakire inzu yo hejuru, icyumba cyo hejuru tugitegure, dushyiremo ibikenewe byose, aba bantu ntibazajya baza, bajye baruhukiramo. Bakora bije ziruzura neza, batangira kubaka batabwa umukozi w'Imana, bashyiramo amatabaza, bashyiramo intebe, bashyiramo ibitanda. Imana ishimwe. Mvugira ijambo, nukorera Imana neza, uri pasiteri, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, hari abantu Imana izakoresha bagakora bije ku bwawe, utabigizemo uruhari, utababwiye, bazakora bije ku bwawe. Twakomera Imana amashyi menshi. Ubu uyu mwanya ushobora kutabibona, ntubibona, ariko Imana dukorera, Imana ukorera, niba ukora mu mutima ukaba uzi ko utaryarya Imana, ukorera Imana neza, hari abazakora bije ku bwawe, ukaruhuka. Tuvengo amen. Haleluya. Bategura ibintu byose, barangije ngo umudamu atega Elisa, aramubwira ati mugaragu w'Imana, maze iminsi mbona mugenda mwongera mugaruka mugenda, kandi nabonye ko muri abantu b'Imana, ndabinginga muci wanjye mbereka icyo nshaka kubereka. Baramwemerera batwara, ngo bageze iwe ntabwo ati rero nimuzamuke bereke, iki cyumba ni mwebwe twacyubakiye, muzajya musangamo ibyo kurya, muzajya muza muryama, ndashaka ngo ntimuzajya muruha mugenda, mu gihe cyose mwagiye kuvuga ubutumwa mujye mwiryamira ahangaha. Sinzabyibagirwa umunsi umwe, hari ukuntu tuba twarakubiswe turi abakozi b'Imana. Umunsi umwe umuntu yarampamagara ambwira ati pastor, ndakwingiza ngo inuzi wanjye. Ngeze iwe turasenga bisanzwe, ndaryama, bandyamisha muri saro, bari bafite inzu y'icyumba kimwe na saro. Njyamye muri saro, ndeba ukuntu bangaburiye, bari bangaburiye akawuka n'inyama, byari biryoshye. Maze kujya mu mashuka numva umutima uranyangiye. Buriya
hari ibintu dufite by'Imana. Haleluya. Hari ibintu dutunze by'Imana, kandi ibi bintu dutunze, haleluya, hari ukuntu umutima wacu ujya unezerwa, tukuva turanezerewe tukabwira data we ko tunezerewe, turakwinjiza iki kintu ntiwagikora uno muntu, atari uko Imana ibidusabye cyangwa ibitubwiye, ahubwo kuko twanezerewe turi abantu b'Imana. Dukomere Imana amashyi menshi. Hari ukuntu abantu bibeshya, ibyo ukeneye, ibyo ushaka uzayibona ku bantu b'Imana. Ntabwo Imana izamanuka ngo ubone irazanye ngo oya, haleluya. Ibyo ukeneye biri muri mugenzi wawe. Fata mugenzi wawe neza. Turi abahesha b'umugisha, turi abantu Imana yahamagaye, turi ubwoko butuye ahabwo. Ibyo dushobora kuvuga Imana ijya ibishyigikira. Dukomere Yesu amashyi. Ese turahari? Mara nk'isaha yose ndi kurwana n'umutima, ndababwira ati ariko mwashobora kubyuka. Ibaze kubyutsa umugabo n'umugore, bari abantu nyine bari hejuru yanjye, birumvikana, ubona ko bakomeye, nubwo bari gukodesha, niko bari bagishingirwa. Umugabo yari afite akazi muri Airtel, ari umutekinisiye ahembwa neza. Noneho ndabahamagara ati nimuze hano. Barabyuka barambara, nanjye ndabyuka ndambara. Ndabwira rero, nabonye mwangaburiye neza, kandi mwari mwantumiye, kandi nanjye nari nshonje, ariko kandi hari ibyo nanjye ntuzi. Niba bageze ngo ngiye kubaha inzu, nanjye ntayo ngira. Twambaraga ibikote bigera hano. Iyo tuvuga ukuri, Yesu nashimwe cyane. Hari udushakoshi abapasiteri cyangwa se simbizi ibikapu. Nari mfite igikapu nka kino ntwaramo Bibiliya, nanjye nagikwitamo kandi nkumva narimbye. None ubu sigaye ngitwara, nimba ntwaye Bibiliya nyishyira mu modoka nkayishyira imbere nkakomeza nkagenda. Ibikapu ntabwo nkibigena, ntabwo ari kwaheza Imana. Haleluya. Noneho Mana, Imana ni nziza. Ntabwo ati hari ibyo mfite numva nanjye naba. Barandeba ninkavuga ati si mugabo araduhiki aratubyukije, ibyo mfite naba. Barandeba nabwo ati ngaho nimupfukame mufatane mu biganza. Ntabwo ukuntu mwangaburi akawunga mukama n'akanyama, none mundyamishe muri saro, n'iyi nzu yanyu ntabwo ari iyanyu, murayikodesha. Ndabwira ngo undi mwaka muzaba mufite inzu yanyu. Ndabwira ngo ikindi muzagira amazu ku buryo muzamenyekana. Ndabwira ati hari ikindi musubire kujya kuryama. Muri uwo mwaka mwumva ikintu cyabaye. Beka niwe yari ikiri kuza, baje ku kazi kabo, barabwira ati ariko dushaka abantu baza gufata amafaranga muri banki, muze mufata amafaranga. Aragenda bamuha miliyoni 5, agenda agura nk'inzu, ayikora neza. Iyo nzu amaze kugira amazu arenze 4 mu mujyi wa Kigali, afite ibikorwa abantu bamuziho, hahandi bava ngo aha ni kwa Rubango, aha ni kwa runaka. Yesu nashimwe cyane. Iyo mbyibutse nkababona tukaganira, haleluya, none nkavuga ngo abana b'Imana bafite ubutwari. Haleluya. Reka babwire, ubu harimo abantu amatelefoni bari kujya bareba ngo twatinze, ngo materaniro ngo yatinze, ngo guta. Ibyo wirukanyira nta bihari, ariko ndagutangariza ko hano hari byose. Turi mu nzu y'Imana, hari byose. Ibyo ukeneye byose birimo hano. Imana ishimwe. Uyu mudamu ntabwo mu by'ukuri yari akeneye amasengesho, kuko hari ibyo abantu bashobora gukora bafite tegeti, bafite nitumutumira wenda hari icyo ari buze guprograma hari wacu. Uyu mudamu babwire ngo nta kintu yari akeneye kuri bano bagabo. Icyo yari yabonyeho ni abantu b'Imana kandi bararushye. Bibiliya ivuga ngo uyu mudamu yari umukire azwi. Abasore bawe uko barya, uko bamererwa neza, uko boga, bakomeza babikora, ntabwo basajya amasengesho. Ariko
ariko bamaze kwijuta bamaze guhaga baravuga ati ariko ubusanzwe uyu mudamu ko twariye twarahatse ubu nta kintu twamukorera. Imana dukorera ntabwo dushobora kumusabira ikintu akagihabwa. Elisa abwira wamufashaga ati genda ubwira mudamu aze hano. Mudamu araza ati imada turashaka kugira ngo tukubwire ikintu gikomeye. Tubwire ikintu ukeneye tukiguhe. Nimba ushaka kumenyekana mu kino gihugu uramenyekana abantu bose bakumenye. Mudamu aramva hagati rero ibyo kumenyekana rwose ni mu byihorere ntabyo nkeneye nta kibazo rwose. Ibyo kumenyekana si ngombwa cyane bakozi b'Imana nta kibazo ngo yisubirire hehe mu mirimo yiwe. Ariko umufasha wa Elisa uko yagendaga yararebaga akareba ariko mu gihe cyo nagiye muri rugo nabonye runo rugo nta mwana bagira. None urugo ko nta mwana bafite bimeze biti? Elisa aramubwira ati genda umbwire uriya mugore agaruke hano. Nagaruke hano kandi agarutse nta kindi yamubwiye ngo undi mwaka nk'iki gihe mada uzaba ufite umwana w'iki w'ubuhungu. Umudamu kuko yarazi yuko byarangiye. Imana ishimwe abakozi b'Imana bafite amavuta yo guhanurira ibintu byarangiye bikagira gute bigakunda. Baririmbye uko muririmba mufite uburenganzira bwo guhanurira ibintu bitegeze bikunda bitari no kuzabaho bigakunda. Uriya mudamu ngo umugabo we byari byararangiye abizi neza ko byarangiye. Hari ukuntu umuntu afite ikibazo akaba byararangiye. Ndavuga ati bakozi b'Imana rwose nimwirorerere rwose nta kibazo mfite rwose uwo mwana rwose nta kibazo kuko we yarazi ko byarangiye. Baza mugenzi wawe ngo ese byaba byararangiye? Mubwire ngo bigiye gukunda mu izina rya Yesu. Ndumva turi buhanurira ibintu byarangiye ibyo abantu babonaga ko byarangiye uyu mugoroba birakunda mu izina rya Yesu. Ibibazo bikomeye cyane twatangira urusengero umuntu akaba n'isabune y'ijana yo gufura. Satani akanyongora ariko wabivuyemo. Iyo nyiza kuvamo wa munsi uyu munsi none simba ndi hano. Haleluya. Ndaguhamiriza bigumemo. Haleluya. Komeza ukorera Imana. Igihe nikigera Imana izakora igitangaza gikomeye ku buzima bwawe. Mungu asifiwe. Muraho neza. Asifiwe sana. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Aba bantu ende mubwire abantu kuri ya musozi hari ahantu ko nshaka kujyayo. Ndashaka kubagenderera. Ndashaka kubagirira neza. Ngo ariko abo bantu ngo barangije bima Yesu icumbi. Banga ko Yesu agera iwabo. Natwe niko tumeze muri ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yesu aratwemvita, araduhamagara, akatubwira ngo aradukeneye, aradushaka, tukamwima umwanya. Iri jambo ndihabwa Mwuka w'Imana yambwiye ngo abantu b'Imana bimye Yesu umwanya mu buzima bwabo. Banze ko Yesu akora mu buzima bwabo. Banze ko Yesu aba mu byabo.
banze ko Yesu aba mu bucuruzi bwabo, banze ko Yesu aba mu nzu zabo, banze ko Yesu aba iwabo. Yesu ahantu yinjiye ubuzima burahinduka, ariko twebwe Satani aratwiba akatwambura, tugashyira Yesu inyuma, tukamwimura, ntitumwemere umwanya uhagije mu buzima bwacu. Birababaje iri jambo impamvu ryaje, hari impamvu ni njyewe nawe rireba. Mbese uha Yesu umwanya, umugira uwa mbere, umugira uwa mbere mu rushako rwawe, umugira uwa mbere mu kazi kawe ka buri munsi, umugira uwa mbere mu buzima bwawe, umugira uwa mbere mu bucuruzi, umugira uwa mbere. Ngo barangije bamwima umwanya, baranga. Nabwiye ngo twimye Yesu umwanya, ntabwo dushaka mu buzima bwacu, ntabwo dushaka Yesu aba mu itorero ryacu. Yesu ahantu ari, ahantu yageze, itorero yicayemo. Wibuke Bibiliya itubwira neza ku mugabo umwe witwa Obododomo. Obododomo, Dawudi acyuye isanduku y'isezerano y'Imana y'Abisiraheli, imaze gutsinda Uza yari amaze kujya kuyiramira, Imana imutsinda aho ngaho. Dawudi aravuga ngo ntabwo nacyura isanduku y'Imana y'Abisiraheli nkajyana mu Isiraheli, mu rugo rwanjye yadutsinda, yatwica, yatumara. Bibiliya irambwira ngo afata umwanzuro wo kureba umuntu w'umukene, ukennye, uri munsi y'abandi, umuntu uri munsi y'abandi, umuntu wapfa igihugu ntigihombe kuko nta musoro, ariko igihugu cyahomba buri muntu wese, igihugu kibara yuko umuntu wese aba ari ingirakamaro. Ariko kiriya gihe baravuze ngo umuntu mwayibitsa rwose yagira ikibazo, ntibitere impungenge nyinshi. Barashakisha muri ako gace, basanga ari uyu muntu witwa Obododomo. Akusanya amakuru yose, abwira umugore, abwira abana, abwira ati rero bana banjye, madamu, isanduku y'Imana y'Abisiraheli ndabizi icyo tugomba gukora, twihane duce bugufiya, niturangiza turirimbe ducurange. Isanduku y'Imana y'Abisiraheli ikunda abantu biyejeje. Obododomo ngo arabikora. Haleluya. Nubwo bari bazi yuko agiye gupfa, nyamara agiye kujya gute gukira. Numva nakubwira ngo nshuti yanjye, emera kubana n'Imana, emera kwemvita Yesu mu buzima bwawe, umutunge, umugire uwawe. Haleluya. Mu buzima bwacu kera bagaturirimba ngo namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, nawe ujye umugira uwa mbere. Namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, nawe ujye umugira uwa mbere. Gira Yesu uwa mbere. Haleluya. Umugira uwa mbere, we ngo Yesu ugize uwa mbere. Imana ishimwe. Kuko Yesu yari ahari, ari kureba ukuntu abantu batangiye, hari ukuntu bashukuma, amushukuma areba gutya, njyewe ntibyangezeho, nanjye ntibyangezeho, nanjye Bosco mu ndebe, nanjye Maritini mu ndebe, nanjye ntibye, kandi natwerereye menshi. Hari abavuga gutyo bageze mu bukwe na Mariya, aravuga gutyo, timuze ko natwerereye menshi. Yesu nashimwe cyane. Haraho nagiye mu bukwe bakavuga ati, bagatera kuwatwerereye, watwerereye 5, watwerereye 1000, bakagera ku 100. Ubwo kandi intebe bagenda bicaza bitewe n'ukuntu bagize gute batwerereye. Yesu nashimwe cyane. Yesu kuko yari ahari, yahageze, aravuga ati, arabareba, arabitegereza,
Mariya agakomeza amureba, ariko akinyera mu cyama aravuga ngo icyo abategeka icyo ari cyo cyose, icyo ari buze kubabwira, wambwire mugeza ngo icyo Yesu ari buze kubwira icyo uza gukora. Barangije ngo arababwira ngo nimugende mwuzuze intango amazi, abavumyi bazi kuvoma bagende bazane intango zirimo amazi buzuze. Bamaze kuzuza bamwe ati ariko bya bindi wadutumye twagize gute, twabikoze. Nubwo ati noneho rero niba mwabikoze mugende mudahe, mushyire umusangwa hehe mukuru. Ariko uzi kudaha amazi, uzi ko washyizemo ari amazi. Ntabwo Yesu, mbabara wumva aka kantu, ntabwo Yesu yagiye ngo avuge ngo abisengere wenda avuge muri zandi bihoya, no. Yarabwiye ngo mwebwe nimumara kuzuza intango amazi, atanga ibintu byiza. Haleluya! Ndagira ngo usobanukirwe akazi Yesu yaguhaye ba keza rwiza, umwenda Yesu yaguhaye urawambara kuko uyu muntu agize gute, araberewe. Haleluya! Ndumva ijambo rimbwira ngo mwemere gutunga ibintu bivuye kuri Yesu, ibitavuye kuri Yesu mubireke, kuko ibyo Yesu atanga byose ni iki, ni byiza. Haleluya! Haleluya! Komera Yesu ashimishije.